Mwiriwe mwese bakunzi badukurikiye, bakunzi ba channel yacu. Nifuje ko tuganira ibintu bimwe na bimwe byadufasha kurera abana beza bazavamo abagabo nyabagabo, bazavamo abagore nyabagore, abagore b'umutima, abagabo bazubaka urugo rugakomera bagakunda abagore babo. Uyu munsi rero ngiye kubaganiriza ku bintu 15 ushobora kwigisha umuhungu wawe akazavamo umuntu w'umugabo nyamugabo. Kagiye rero n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere rero ugomba kumubwira ko umugabo nyamugabo ateka kandi akaba yakoza n'amasahani. Mwakwibaza impamvu mereye kuri iyi ngingo, nuko akenshi umuntu wese ubonye umugabo yoza amasahani, yoza isafuriya, ashaka kuvuga ati uriya mugabo yabaye inganzwa. Ariko nimba uri umubyeyi ufite umwana w'umuhungu, nakubwira ko ikintu cya mbere ugomba kumuganiriza, ugomba kumwigisha nuko guteka bitamukuraho kuba umugabo, koza amasahani bidatuma areka kuba umugabo, ahubwo bitamukuraho ubugabo, ahubwo biba byiza kurushaho iyo abimenye. Ikindi cya kabiri ugomba kwigisha umuhungu wawe, ugomba guhora umubwira, ugomba kumubwira ko agomba kwiga cyane, agakora cyane kugeza yumvishe ageze ku rugero rwo kuba ariho intege nke zirangiriye. Agomba kwiga gukora ku be your best, kuba yumva ko icyo kintu akoze naho hantu yumvaga agomba kukigeza, ya trying his best, ageze aho abona naho ngaho. Icyo ni ikintu cya kabiri tugomba kwigisha abahungu bacu. Murabizi ko nta mugabo ugomba gucika intege, ahubwo agomba gukora kugeza nyine aho bimunaniye amaboko akayahangaruremo. Ikindi cya gatatu ni uko kumwigisha kuripeyaringa, gusana utuntu tumwe na tumwe. Ntago yakabaye avuga ngo sinzi kuba nasubizamo purize igihe yavuyemo. Ibyo bintu agomba kubyiga, kuba yashyiramo itara, kuba hari utuntu tumwe na tumwe twangiritse tugize ikibazo cyoroheje akaba yadusana. Ntabwo ari byiza kubona uri umuntu w'umugabo ukajya gushaka umuntu ukuza kumanikira itara kandi wahagera wabasha kurishyiramo, kuba purize yapfa, icyo gihe mu rugo mukaba mwarara mudacaginze, kuba hari akantu gatoya gashobora kugira ikibazo, radiyo, televiziyo, ikintu cyoroheje, ugasanga umuntu w'umugabo icyo kintu ntabwo ashobora kuba yakiripeyaringa mu buryo bworoshye. Rero nimba ufite umwana w'umuhungu, wimwereka ko mwigishe abone ko nimba hari ikintu kigize ikibazo, hari ikintu cyangiritse, wenda ndiko mbivuge gutyo, atagomba kumva ko ibyo bitamureba, atagomba kumva hari abagenewe kubikora, ariko mwigishe gusana twa tuntu dutoya tuba turi mu rugo rwanyu. Ikindi kintu cya kane ugomba kwigisha umwana w'umuhungu wawe, ugomba kumwigisha kubaha mama we. Umugabo wese wubaha mama iteka ryose akunda n'umugore we kandi akamwubaha. Ugomba guhora utoza umwana w'umuhungu wawe kukubaha mu byo ari byo byose. Nawe rero nimba uri umukobwa, urukundo ni byiza pe, urukundo umuntu yagukunda byose abigukorera, ariko nimba ubona ko umuntu muri gukundana, kuba mufitanye imishinga yo kubana, ukabona tubaha mama we, wa mukobwa we nakugira inama yuko wiruka ukavanamo akawe karenge. Iruka rwose utareba inyuma, ube nka Loti, ntusubize amaso inyuma, kuko ibyo mama wawe yaba yaragukoreye byose, nimba uri umuhungu ukaba utubaha mama wawe, wapi, nawe n'umugore we ntabwo yazamwubaha tubaha mama we. Icya gatanu, nubwo aricyo cyakagombye kuza ku cya mbere, ariko nacyo ni icya gatanu, ugomba kwigisha umwana wawe ko Imana ariyo ya mbere. Umuhungu umubwira ngo Imana bari ushyira imbere, ibindi byose, yaba famiye, yaba ibindi byose, yaba akazi, yaba amashuri, yaba nabyo byose twahereyeho, Imana igomba kuba imbere y'ibintu byose. Mwigishe kujya abaza Imana gahunda ze, abaza Imana icyo agomba gukora, mbese gahunda ze zose
azihe Imana kugira ngo ariyo iziyoborera. Mwigishe ko Imana ariyo agira nyambere. Icya gatandatu, mwigishe ko hari ibintu agomba ko yarapanze agomba gukora buri munsi. Buri munsi agire gahunda. Nimba hari ijambo isomo agomba gusoma, arisome buri munsi. Isengesho asenga buri munsi. Kuwa mbere dusengera abarwayi, kuwa kabiri dusengera abadafite akazi. Mbese muri izo gahunda ze aba afite ngo iki kintu ngikora uyu munsi uyu n'uyu. Ese nkora siporo kuwa mbere gutyo, koga, gufura imyenda. Mbese ikintu cyose umutoze kugira umunsi wo kugikoraho. Nabyo bituma agira gahunda mu buzima bwe. Ikindi cya karindwi ugomba kwigisha umwana ni ugusaba imbabazi. Umwana w'umuhungu kwikirikanda vuba vuba, ye gutegereza ko bigera ku rwego rundi ruri hejuru, ahubwo mubwire ko mu gihe yakosheje agomba guhita asaba imbabazi vuba, kandi no mu gihe nawe yakosherejwe akaba yahita ababarira vuba, kuko gutinda kubabarira bikurura ibindi bintu byinshi. Ariko babarira rwose, cyangwa nawe usaba imbabazi ibintu bitaragera ku rwego rutari rwiza. Nanone kandi n'imbere y'Imana, nimba yakoze ikosa ahite yihana vuba, bikiri vuba vuba. Ikintu cya munani nanone ugomba gutoza umwana wawe w'umuhungu, hano twahereye ku mwana w'umuhungu, ni uko agomba kugira amagambo meza mu kanwa ke. Agomba kugira amagambo agomba kugira amagambo adateye isoni mu kanwa. Karushana ushobora kujya ukumva umwana avuze ijambo nawe ubwawe umuntu mukuru udashobora gukura mu kanwa kawe. Ni byiza rero ko wigisha umwana kuvuga amagambo meza asukuye atarimo ibitutsi. Nawe kandi nubikore, kuko uko abikumvana niko nabwo nawe azajya abibwira abandi bana. Ni ukuvuga ngo rero itoze kumwigisha kuvuga amagambo meza. Ikintu cya 9 rero ugomba kumwigisha umwana wawe w'umuhungu ni ukumubwira ko umukobwa w'umutima, umukobwa mwiza atameze nka Kim Kardashian. Sinzi impamvu mvuze urwo rugero, ni uko aribo tuzi, ndumva azwi cyane ku isi. Niyumve ko umumodo mwiza, umukobwa mwiza wo kureberaho ari wa wundi uri mu rugero isi yose yita ko ari umukobwa, mbese uri umumodo. Ahubwo mwigishe ko umukobwa mwiza atarebererwa kuwo isi yose yatangariye, ahubwo arebwa mu mico ye no mu myifatire yiwe. Ikintu cya 10 rero tugomba kwigisha abahungu bacu, abana bacu b'abahungu, ni ukubigisha ko iteka ryose agomba guhagarara mu kuri. Niyo yaba asigaye ari umwe, agomba kumva ko ukuri ariko ashyigikira. Icyo kintu kiri muri zimwe mu ndangagaciro ziranga umugabo. Umugabo burya akenshi umugabo nyamugabo ahagarara ku kuri. Akenshi nubwo ashobora kuba atabivuga ngo avuga ati nubwo bino byose bibaye ndabona ukuri nuko, ariko mu mutima we umugabo burya abazi ukuri nyakuri. Ni byiza rero kwigisha umwana wawe kubohora guharanira kuba ahari ukuri, ahari right, kugira ngo yirinde kugendera mu nzira zitari nziza. Ikintu cya 11 ugomba kumwigisha ni ukumwigisha ko urukundo, gufasha ndetse no kubaha, urukundo, gufasha, kubaha ari ibintu bidashobora gutandukana. Ntabwo wakunda umuntu ngo ureke kumufasha, kandi nanone niwafasha udakunze, niwanakubaha udakunze. Burya urukundo, gufasha no kubaha nabyo ugomba kumwigisha ko ari ibintu bidatandukana, agomba kubihorana iteka ryose. Kugira urukundo, gufasha no kubaha, icyo kintu nicyo kintu cya mbere agomba kwiga. Umwana wanjye w'umuhungu ku ishuri, ibaze kujya ku ishuri ugasanga ikintu bakubwiye ku mwana, akubwiye ngo afite ubumuntu bwinshi,
afite ubumuntu bwinshi. Ni byiza rero kwigisha umwana kugira ubumuntu, ngo ahora yumva ko yajya mu ruhande rw'abandi, akumva yavuganira abandi, ntihagire ugira akarengane. Ibyo bintu rero nibyo bintu tugomba kwigisha abana, guharanira kuba mukuri, guharanira gufasha, kubaha no gukunda buri wese utagize icyo utandukanyije. Birababaza cyane kubona umwana afite umuntu adashobora gusuhuza, umwana w'imyaka 5, 8, 9, ugasanga abonye umuntu ngo nuko wenda ashobora kuba batari mu kigero, muri level imwe y'ubukungu n'ababyeyi be, wenda urumva kameme umwana nta nubwo aba ibyo bintu ari kuvuga yashaka kwishyiramo hejuru, nta nubwo yabivunikiye nuko yavutse akabisanga. Ugasanga ashobora kwanga gusuhuza umuntu cyangwa kumuvugisha ngo kubera abona ari umukene ku rwego rwe. Ibyo bintu ni ukuri mwa babyeyi mwe birababaje, ntawakwishimira kubona umwana umeze utyo. Rwose ibyo bintu tugomba kubyigisha abana kugira ngo bazarusheho gukura bameze neza. Ikintu cya 12 ugomba kumwigisha ni uko agomba guhora abona abantu akabonamo ibyiza. Hari ukuntu twigisha abana tukabigisha ko abandi bantu mbese ugasanga bashobora kumugirira nabi. Yego nawe ushaka kumwigisha ko mu isi yose ari abatagatifu, ariko wishaka kumwereka ko buri gihe abantu ari babi. Umwana burya nawe azi ubwenge. Kuki se umwana ashobora kureba umwana muto akamenya umukunze n'utamukunze? Ibyo bintu Imana yabishyize mu bantu, ariko ushaka kumwigisha umwereke ko abantu bose ari babi, ahubwo mwigishe ko abantu bose ari beza, ashobora kubabonaho icyiza. Noneho uko uwo muntu azamwitwaraho, niko umwana nawe azamenya uko agomba kubana n'uwo muntu, agomba kumenya uko afata uwo muntu. Icya 13 nihuse rero dushobora kwigisha abana b'abahungu bacu, ni uko agomba kwiga gukontorora umubiri we. Agomba kwiga gukontorora umubiri we, umubiri n'umutegeke. Hari ibintu tugira ugasanga umwana aririye ikintu ngo ninakimuha ngo nta kundi biri bugende. Mwa babyeyi mwe, icyo gihe ntabwo uri kwigisha umwana wawe gukontorora umubiri we. Ahubwo nimba ufite n'ubushobozi bwo kuba wakimuha, mubwire ko ako kanya bitari ngombwa, ahubwo uzashaka ikindi gihe unakimuhe atanabanje kukiririra, ariko ugaragaze ko iteka ryose icyo umubiri, icyo umutima ushatse ako kanya atari ko agomba kukibona. Mwigishe gukontorora umubiri we. Nimba urugero avuze ati ndashaka kurya biswi, urabifite ubushobozi bwo kuyimuha, ariko ako kanya ushobora kutayimuha kubera kugira ngo arye n'ibindi biryo. Wenda n'urugero nimba yari yanze kurya ibindi ngo arashaka biswi, kugira ngo umubiri we ugende uwigisha kwikontorora, kuba yabasha kujya kontorora amarangamutima ye, umubiri we, bigatuma aba umuntu uri natirere, utari wa muntu watwawe. Burya hari igihe ushobora kuba ufite icyo babyita kuba warabaswe no gukunda utuntu nk'utwo, kandi abantu ntabwo babona ko ari ukubatwa. Ugashanga umuntu ahantu anyuze, nimba ari akabiswi araguze, nimba ari yawurute araguze, mbese ugasanga n'umuntu mukuru bimukurikiyemo kubera ya ngeso yo kuba atarigeze yiga gukontorora umubiri we, ngo awubwire ati nubwo ushaka iki, aka kanya ntabwo ari cyo ngomba kuguha. Ikintu cya 14 rero ugomba kwigisha abana b'abahungu, binagoye kubigisha, bamwe aribo babifata, ni ukubigisha ko bagomba kugira isuku, cyane cyane mu cyumba cyabo, bakamenya kwaranja ibintu. Ushobora gusanga umwana w'umuhungu ushobora gusanga umwana w'umuhungu w'imyaka 10 arushwa n'umukobwa w'imyaka 5 kuba yakoruganiza icyumba cye, akamenya ati iki kintu nagishyize ahandi agisanga aha. Ibyo bintu nabyo ugomba kubyigisha umwana w'umuhungu, akamenya koruganiza. Rwose mwababyeyi mwe, natwe nanjye ndi umubyeyi, tureke kuvuna abakazana bacu bahazaza, tuborohereza akazi. Twigisha abana bacu kumenya kubika ibintu byabo, kugira ngo nibagera no mu ngo zabo nawe ajya abyibikira, adategereje ko umugore ari we uzaza kujya amubikira ibintu byose.
icya 15 rero aricyo cya nyuma, mwigishe kuvuga. Mwigishe kuvuga bitewe n'igihe, mwigishe kuvuga mu gihe cy'ibibazo, mwigishe kuvuga mu gihe arakaye, yirinde kuvuga nabi, mwigishe kuvuga mu gihe hari ibyishimo, mbese mwigisha imvugo ijyanye na buri kintu agiye kujyamo, kugira ngo nanarakara atazatomboka. Rumanyeze kutubwira ati umugabo yanjye igeze kurakara mu buzima yaravuze, ndavuga ni uyu si umugabo wanjye, nibwo bwa mbere nari numva we yakoresheje imvugo ngo yaratontomye, ntabwo avuze ko ngo twigishe abana bacu b'abahungu kumenya imvugo ikwiriye, cyane cyane iyo mvugo tuzayibona ku bavandimwe be. Hari ukuntu ashobora kumutontomera ugahita umubwira ibyo bintu hapi. Mbese mwigishe imvugo nziza. Mwakoze rero kudukurikira, nibyo bintu nashakaga kubabwira aka kanya. Mfashe video binunguye ariko nta kibazo, ndabona ibyagenze neza. Mwakoze rero, twigisha abana bacu b'abahungu duharanira ko isi izaza, ingo z'ahazaza z'abana bacu zizaba ingo nziza, nubwo Satani nawe ari mu isi ariko Imana irahari. Bayi rero, nimba wakunze ikiganiro cyacu, duhe like, uduhe share kandi uduhe na comment, utugire inama, uduhe n'igitekerezo cy'ibyo twahindura bikarushaho kugenda neza. Bye bye.